Yo. Salama bro. Salama. Bimeze bite? Meze neza. None se amakuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi nuko nzi ko ibintu bimeze neza, imvura yaguye nta kintu cyabaye. None se mwana ngo ntabwo nubwo mama unatukumbuye basi. Mukumbura wararagiye. Sha man usubu nawe kwe ubwo ngubwo waba utankumbuye cyangwa ukumbure mugenzi wanjye ubwo waba ukumbuye iki kwe. Njye ntabwo nigeze ngukunda kuko ntabwo nigeze nkubona upfa. Niba wanyu kubera ko duturanye nabashikiwe n'abenyu wanyu nanumwe nigeze numva amakuru yawe bavuga ngo warapfuye. Njye ntabwo nigeze ngukunda. Man ko numva wahindutse kwe. Nahindutse ko Ubwo basi iyo ubanza ukanategereza nkabanza nkanagusobanura cyangwa waba utasobanukiwe nkagusobanurira neza. none se ubaza unsobanura cyangwa waje usuhuza umbaza uko meze ntubaze ngo nagukumbuye ntiwigeze upfa ukuri mu buzima. Bazi cyumbaza komeza iyo wari. Hanyuma se basi nta nubwo ugiye dukumbana no kutureba kuri munezero fa. Koko se jewe buri hari n'igihe nyumva jewe uzikuru mbeme ahubwo ari yashingiye n'abamona Hari mbizi ko nimbikubwira ahita wishima. Hanyuma se ubu nta telefone ufite tuba tunareberaho basi iyo turi kureba telefone se yewe yaba kamuri kandi nakariye ntabwo niyo mpamvu ngiye kubera ko nayo maze iminsi namubona mu kigo ndetse no nawe nabyawe pe ntabyanjye umva muri mudu ntibambwira ngo ntabyanjye hari ubwo byibuze ari ibyawe urukumva byibuze mbwira ngo ntabyanjye ibyawe kandi sha kandi ubu nabikwereka mama we urabinyereka kandi mbona wambariye ipantaro kandi ubu nabikwereka binyereke ndabireba ye baba we icyo naguteguriye nibyo se yepfo no none se mwana inzara irakwishe neza neza ariko ugiye kwipisha se kuba wariye urimo urabura ikimwa inzara irakwishe se uhisemo kunyihorera namunga kandi ubu nagusangayo hono sha nawe iryo zina nawe ntabwo rinakubereye gaburira muhereza uryo usonze ngumva n'inzara kandi ibiryo uri kubireba gabanya umurengwe hano barataka inzara wowe uranywa igikoma ngo urashonje nushaka upfa bakubagasha